Imana itari gukora ntabwo nzayisenga. Aho dutandukaniye yagukoresheje ibiki? Yankoresheje iby'ubutwari. No ku mugoroba hari umuntu nagiye gusengera. Yego. Yarafashwe n'imisonga yo mu mutwe. Yarafashwe no gutumbinda. Namusengeye ndetse nta nubwo nagiye kumusengera nyine uretse ko yampamagaye kuri telefoni, yampamagaye ari 5:20. Ariko twageze 6:30. Ari kuvuga ati mbonye Imana Vesti, Imana igukoreramo ntisanzwe. Aho tuvuganira inda yatubanutse nari nabuze uburyama, umutwe nta nubwo namenye iyo gugiye. Atubu ndi kuvuga Imana yawe twaganiriye naryamye nko mu masaa 7. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muri yose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nayo icyo nabasezeranije ni ugutabicisha irungu. Niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kwirebera umukozi w'Imana. Ubu nibere hafi ya Uganda pe, ikiyaga cyitwa cya hafi ndi kukireba hano hepfo. Naje kureba Nansubuga Vestina, umuhanuzi wacu. Imana igukoresha ibitangaza. Njya nkunda kuvuga ngo umunyarwanda ajya avuga ngo ugiye atagaye aragaruka. Nanjye rero naragaye sinagaruka, cyangwa nje bwa mbere nkumva yarabivangavanze atagihanura sinagaruka, ariko kuko akirimo neza niyo mpamvu mba naje ngo haye ikaze. Wakoze kuza. Yego, waduhaye ikaze hano iwawe mu rugo, nanjye nguhaye ikaze kuri Concorde TV show. Ni karibu pe. Yego. Umeze neza se? Meze neza. Yego. Reka nguhe umwanya usenge. Uri mu bantu bajya basenga bakanshimisha kuko usengera ibyiciro byinshi bitandukanye. Nubundi wongere usengera abantu ku buryo buri wese ariyumvamo, ariko dusaba Imana kugira ngo ituyobore muri iki kiganiro tugiye gukora. Ni karibu. Kaduca bugufi dusenga Imana. Twongeye kugushimira Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana twitaho, Mana dukunda. Aya masaha tugushimiye uburinzi bwawe watugiriye Nyagora ku ngoma, waturinze tutarawa kurindwa. Twarebye turacumura, turatekereza turacumura, ariko watubabariye Nyagora ku ngoma. Watwongereye iminsi yo kuba wereka izina ryawe rishimwe, kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Nyakuba Imana, si ubwiza twashumbije abandi, si n'uburanga, oya si n'ubutungane, ni impuhwe watugiriye Nyagora ku ngoma. Hari benshi bapfuye ndetse bari badusumbye ubutungane, ariko twe turacyariho. Habwa icubahiro. Uri umutabazi wacu, uri Imana yacu. Urebera hose icyarimwe ntumbye. Nyakuba Imana, ngushinganisha ubwoko bwawe Data bugiye kudukurikira ndetse n'abatagiye kudukurikira. Abo bose ndabagushinganisha Roho w'Imana nzima. Ngweretse imfubyi n'abapfakazi b'abandi babuze kivurira. Urukira kubatabara no kubarengera Nyagora ku ngoma. Uwiteka Nyiringabo Imana, bari kugutabaza, genda ubatabare kubera uri intwari ku rugamba. Icyubahiro kizaba icyawe. Uri Imana yacu Data buja. Ngweretse n'abarwayi bari mu bitaro. Hari abageze muri CHUK i Kigali Nyiringabo Imana, bari muri bitaro mu Ruhengeri Musanze Nyiringabo. Abo bose genda ubatabare Mwami. Abari ku bigo nderabuzima bose batandukanye, genda ubatabarire kwiyubahisha kubw'imbaraga zawe mu ngeri mwiza. Uwiteka ngweretse abari muri gereza, genda ubatabare, genda ubarengere, genda ubahe ihumura ryawe riturutse mu ijuru. Genda ubashyire muri soransi yawe Nyiringabo, genda ubatwikize ihema ryawe, ubatwikize umutaka kugira ngo batiheba bakigunga. Ubatabare ubarengere Nyagora ku ngoma kugira ngo uhimbazwe. Aya masaha ngweretse ababuze ababo, genda ubahe ihumura riturutse mu ijuru. Ugenda ubahe agakoni bahagararireho, kuko ibyabo byakomeye byacitse, ariko barinde biracitse Mwami. Nzi ko utari kwangwa na biracitse, nzi ko uri Imana ifite ihumure. Genda uhumurize ababuze ababo kugira ngo izina ryawe ryubahwe.
Uwiteka Nyiringabo, nkweretse imirenge itandukanye, nkweretse imidugudu itandukanye, nkweretse uburere butandukanye, abo bose genda ugeraho nyakubahwa, buri wese ufite ibibazo Nyiringabo, ubahe ihumure ryawe riturutse mu ijuru, akakaye nk'aka Nyiringabo, reka ikiganiro kigiye gukorerwa ahantu kigira aho cyadukura n'aho cyadushyira, reka gihumurize benshi mu izina ryawe ryera rifite imbaraga, turatuje ntutuze bwugamo bw'umugaru, turarambaraye nturambara rwose, mbizi neza kuri mutabura uko ubigenza, uri igiti cy'inganzamarumbu, uri isambu itarumba, tudubiza amazi twinywere mu izina ryawe gifite imbaraga, tugirire neza mwami, mbizi neza ugira neza bugaca bukira, uhinduraga ibyanze guhinduka, ukavugurura ibitavuguruye, aya masaha Nyiringabo Imana nkweretse amagwa yasenyutse, oya ngwino uyakomeze mwami, ngwino uyayihumure ryawe, ngwino uyahagarareho, data wa twese Nyiringabo, mu izina rya Yesu nagarutse gusengera babandi bari gushaka diborusi, Uwiteka Nyiringabo genda ubegere, genda ubaha ubumwe, genda wongere ubahe urukundo, genda uwibutse urukundo rwa mbere, anyagora ku ngoma mu izina ryawe Yesu Kristo, ndakwinginze rwose Mana yacu, Mana nziza, Mana nkuru, benshi bavuye mu masezerano, Mana data wa twese bibagirwa uko bashakanye, ariko bagarure bwangu, Mana data wa twese ubiyungire nk'Imana, tweba n'abantu ntacyo twakora, ariko ayo mago ndayaririye, ndahantu ndayaririye, mu ngeri w'ubugingo nukuri ndayaririye, nkiyaririra mwami wanje, nyemera unyumve rwose Mana data wa twese, reka we kubaha agatanya, ahubwo ubahe gukundana, ubahe gusubirana kivandimwe, mu izina ryawe Yesu ndongendiriye ayo mago, Mana ndayaririye, mu izina ryawe rifite imbaraga, nkweretse ukuri data wa twese wo mu ijuru, ababuze icyo kujya mwami, genda ubahahire data, ndabizi wowe muri sitoke biriyo nakangari, oya bakomereza amaboko, izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Uwiteka we, umuririmbyi yaravuze ngo nta izuba ryarenga rizongera rihinguke, ngo n'igiti cyatemwe kizongeraga gishibuke, niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo mwami babandi bari bari gutandukana wongere ubahurize ku mugozi umwe, Mana data wa twese, nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, Mana ngwino uduha amahoro, ngwino uduha ibyishimo, ngwino uduha umunezero, Mana data wa twese, igitondo n'umugoroba mu bicuku by'ijoro, ndi kukubwira ngo uturinde indwara ibyorezo mwami, uzuduhagarareho, icy'abaturanyi ugihagarareho, ibihugu byose ubihagarareho, Mana we ntarobanuye n'igihugu na kimwe, turinde indwara z'ibyorezo nyakubahwa, turinde amashamirane giti cy'inganzamarumbu, ahubwo duhe kunga ubumwe Nyiringabo Imana, izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro, nkweretse ababuze amahoro mu mitima yabo, ururukira gutanga agaseke k'amahoro, ururukira gutanga agaseke k'umunezero, ururukira gutanga ubwugamo nyakubahwa, hari benshi rata bageze mu bwigunge, abo ngwino bakure mu bwigunge Nyiringabo Imana, abo ngwino bakure mu gahinda n'umubabaro, abo ngwino bakize ishavu n'agahinda, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, nkweretse ababuze urubyaro Nyiringabo, ngwino bayekuze amaboko bayekeshe abana, ayi data nkweretse abakobwa bagumiwe, oya ngwino baha inkweto zibakwiriye, nkweretse abasore bagumiwe nyakubahwa, abo ngwino babungabungira umutekano, abo ngwino basarukire nk'abandi basore, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, ayi nyagwara ku ngoma we, nkweretse abarwayi barwaye mu mutwe, abagenda batera urushinge rwa rundi rwo gukira, nkweretse abarwaye umuvuduko nyakubahwa, nkweretse abarwayi barwaye umutima, nkweretse abarwaye sukari nyakubahwa Imana, ayi data genda ubatabare, nkweretse abacitse umugongo, urabizi Satani yaduteje ikintu cyo gucika umugongo, nkweretse abarwaye imitsi nyakubahwa Imana, oya genda buri muntu wese urwaye imitsi umutabare, ayi data genda ubahumurize, ayi data genda ubakenyeze, mu izina ryawe Yesu Kristo rifite imbaraga, rikukwereka abafite amadeni papa, oya manukira kutwishyurira amadeni gatubereye akarande, Satani yaduteje amadeni, ngwino ukure amadeni mu gihugu cy'u Rwanda, ngwino ukure kwiheba no kwiganyira, ngwino ukure amakimbirane nyakubahwa, urabizi amadeni
nasenye amago menshi ariko ngwino kuri ayo makimbirane, ngwino ushyire iherezo rizima nyagora ku ngoma, izina ry'Imana rizahabwa icubahiro. Tebuka udutabare, tebuka uturengere, tebuka udukure mu kahinda, tebuka udukure mu mubabaro. Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo nava imbere yawe nakweretse umubyeyi wacu Ruhata Paul Kagame, urabizi niyo ngobyi duhetse. Mana genda umukomereza amaboko, Mana genda umutwikize ihema ryawe, Mana genda umuhereza umutaka gwawe gutatura, Mana genda umuhereza ibyishimo, Mana genda umugota imbere n'inyuma. Eka abamarayika batacumuyeho na rimwe ari bo baje bamugota imbere n'inyuma, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Sengeye n'ukuri n'abadepite mwami, buri muyobozi wese w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Mana ndamusengeye Rata Nyiringabo, bose genda ubahagarareho uva ku muto kugera ku mukuru. Sengeye n'abandi bayobozi bo mu bindi bihugu, abo bose bahihumure ryawe nyakubahwa, mu izina ryawe Yesu Kristo, ubaha ibyishimo bitavugwa, mu izina ryawe rifite imbaraga. Icyubahiro kizaba icyawe papayi. Sengeye bari kurwanira perime, nibo abandi bari gushaka imibereho, eka buri wese uri usengera perime ubimusubirize kuko ari woho byose. Sengeye n'ukuri Mana yacu, abana bacu ku bizamine, buri mwana reka umuhagarareho, ntarobanuye nyagora ku ngoma, nibagira amanota meza nzagushima. Icyubahiro kizaba icyawe papa, n'ukuri Data uri mu gihugu cyawe cyo mu ijuru, ndakwinginze ngo uduhagarareho, ndakwinginze ngo utwugamishe, ndakwinginze ngo uturinde umuyaga w'ishuheri, ndakwinginze ngo uturinde imvura y'amahindu, ahubwo tugwishyirize imvura y'umujeje mu nzira yawe ryawe rifite imbaraga. Uwiteka Mana Nyiringabo, utugwishyirize imvura y'umuhindo, ya yindi yo kudutsindagirira ibigega, ya yindi yo kudutsindagirira imitiba, mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ishobora byose rero, ndakwinginze nkwereka ababyeyi baramutswe inda, Mana Data genda ubakize, genda ubatabare nyakubahwa Imana. Nuko urabujuje amezi 9 ubatabare, abataruzuza amezi 9 ubasane, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Turatuje ntutuze rero, sengeye na konkorode turaha ahantu Nyiringabo, reka umukomereza amaboko, reka umuharize kwifuza kwe, reka ujuraje imbere ajya inyuma nyakubahwa, reka aje arahumuriza imitima y'abantu, mu izina ryawe ryera rifite imbaraga. Icyubahiro kizaba icyawe papa, mu izina ryawe ryera ryera. Sengeye n'urugo rwe nyakubahwa, reka ari we urushigikira, uko urashyigikira amago yacu, nawe reka umushyigikire, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Nongeye gusengera abadukurikiye nyakubahwa Imana, reka ubahe amatwi yumva n'ukuri, reka amagambo barumvira aha hantu, reka agaye kunyura mu gutwi ngo agahingukire mu kundi, ahubwo agashinga imizi mu mitima yabo. Handi Nyiringabo Imana, reka imitima yasaragaye ikire, mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakurikira iki kiganiro tugiye gukorera aha hantu, Mana Data wa twese Nyiringabo, kimwubakire cye kumusenyera, mu izina ryawe rifite imbaraga. Mana benshi barapfuye turasigara, reka twubake igihugu cyacu, mu izina ryawe Yesu Kristo. Reka tugiteze imbere, reka tugire imihigo, mu izina ryawe Yesu Kristo. Imihigo turi buhigo uyu mwaka, Mana reka tuzayihigure, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Mana nsengeye ababuze mituweli, oya ngwino uduhe Mana Data wa twese, nuduha mituweli turagushima. Reka tujye twivuriza ku gihe, mu izina ryawe ryera rifite imbaraga. Mana wereka buri wese umugereho, kugira ngo umuhe ubutabazi, ushimwe kandi uhabwe icubahiro. Data ntabwo ngutotesheje amagambo, gusa nagusabaga bike nk'umuntu. Nsengera iki kiganiro tugiye gukorera aha hantu, Mana ibyo urabona biragoye sikuzo n'icubahiro, abari byo uduha mukunzi mwiza, byose misenze nize mu zina ryawe Yesu, amen. Yego Imana iguha umugisha. Ugikunda kuvanga Imana ngo idakora ngo ntuzayisenga. Imana itari gukora ntabwo nzayisenga. Aho dutandukaniye yagukoresheje ibiki? Yankoresheje iby'ubutwari. No ku mugoroba hari umuntu nagiye gusengera, yego yarafashwe n'imisonga yo mu mutwe, yarafashwe no gutumba inda, namusengeye ndetse nta nubwo nagiye kumusengera nyine, uretse ko yampamagaye kuri telefoni, yampamagaye ari 5:20, ariko twageze 6:30, ari kuvuga ati mbonye Imana Vesti, Imana igukoreramo hisanzwe, aho tuvuganira inda yatubanutse, nari nabuze uburyama, umutwe nta nubwo namenye iyo gugiye, atubu
ndi kuvuga imana yawe twaganiriye naryamye nko mu masaa 7 twaganiriye ngezaho arambwira ati imana ukorera ntisanzwe mbabarira ngo utesheje ijoro kuryama ariko kubera ko igukoresheje iby'ubutwari reka dusenge reka twongere twicare twisengera imana kuko ntabwo nkibabara twagiye tusenga imana umva twaryamye mu gicuku ngiye kubona mbona ako kanya wise bucya ariko nje nabonye nta gihombo nagizemo. Musanzwe muziranye se? Tusanzwe tuziranye kuba yampamagaye iryo joro nuko arazi ko nubundi mutabara. Yego. Nkamagara Imana ikamurenge. Yego. Agize ngo ntiyarababaye. Yarababaye umuntu wari we n'umutwe agatumbinda. Ntabwo arari gushobora kuryama akinampamagara ari kunanirwa kuvuga. Ubu musengeye kuri telefone mutanari kumura tegeka wereza ndategeka mbwira Imana ngo waravuze ngo tuzategeke. Yego. Nuko ndasenga biremera. Ariko nta muntu wari wasengera ngo byange. Oya ntabwo byangaga. Ntabwo byangaga natakirira hari kitaga igabanya umusonga. Nta uraguhamagara ngo umusengere ngo uhenda usanga uko niba wagiyeyo cyangwa se kuri telefone uko wamusize ngo bari kunamusiga. Oya ntabwo ariko musiga. Uko wamusanze ngo bari kunamusiga. Nimba nahagurutse nagiye nageze iwe turahava umusonga ugabanyutse nidukomeza uko turi gusenga niko gugenda gugabanyuka. Yego. Kugeza igihe bwiraviraho kimwe. Nukuri. Ari n'umudamu arayamamagara ambwira ngo mbese we ngo kwa kundi wambwiye ngo irabiremye ngo yarabiremye ati ubu ndatwite nagiye kwipimisha natwite. Ngiki? Yego. Warabimubwiye ryari? Nabimubwiye muri kuri akwezi kwa 4. Ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo gweri zitariki 15 uzagera zindi 15 twite. Yego. Ariko agiye kwipimisha ibizamini asanga aratwite. Nawe ari kuvuga Imana mbe kuko udatwite ntiwabona umwana. Wapi? Ntabwo wamubona. Iri mu kazi. Iri mu kazi mbega Mana. Nukuri buri wese ari kuvuga ati Imana yakoresheje konkorozi. Niyo yatumye dukira ati kuko burya buri gihe n'igihe cyacu. Yego. Ati ya tutakubona hari igihe twaturagumya kugenda turagenda tugatinda gusubizwa kugira ngo tuzakumenye. Buri gihe n'igihe cyacu rero Imana yakuzanye yagizeho nzamenyane n'abanyakigali. Yego. Yagizeho nzamenyane n'abo muri Amerika. Yego. Yeme za Burundi za Zambia maze kugira muri Zambia inshuti zirenga 6 kabisa. Nukuri. Iri mu kazi. Nose hano ujibona urezo kuri WhatsApp ku buryo muvugana n'abari hanze. Turavugana twashaka tukavugana turi kurebana. Yego. Yego. Harwambye ngo gusuza muri Zambia ahubwo disi. Yego. Amwe ntago meruka kuvugana bitewe n'amarezo ngo ajya kubura. Yego. Ndavuga nti ndaje uko nanjye hano mva reziba yagemba nifatiye muri Uganda. Yego. Naye kumuhamagara mukavugana ariko niyihangane. Mva biri mu kazi bari kumpamagara bose bakambwira ko amateka ari guhinduka. Yego. 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 Imana ishoboye byose rero naho uviriye aha hari umudamu uherutse kuza hano nijoro kuwa 5 azarembye pe ari umupfu ariko arara hano ariko bwacye arasubira mu rugo ubari gushima Imana. Bamukuzane so wumvise umeze uti? Baramuzanye nyine kubera ko yarari kuja aramara nk'iminota 30 agahwera. None ntangira kubwira Imana niko wavuze ngo ntabwo nzaje muri gereza akaba agiye gupfira hano ntabwo baranjana. Ndangira gutakamba pe ndatakamba n'abamuzanye baratakamba bakavuga bati Imana yakubwiye tuhari kutazafungwa iyi ntumbi barayikura hagute. Ariko Imana buca ntacyabaye burake aragenda nta kibazo ubu ni muzima ari gushima Imana. Baramuzanye uravuga uti dore ko nigenje ubwo ndafunzwe pe yaragwaha kambayeho. Kambayeho. Bavuga uti yaragwaha bamfunge. Yego. Yo wanga kumusengera sugo tuvuga uti ni mugende batanyifungira. Oya naramusengera ndavuga ni bijiyo biraje ariko nzi ko dufite Imana mu ijuru. Nzi ko hari Imana. Uvuga ngo wari witeguye ubwo napfira nta cyubwo niko Imana yashatse ndafunga. Yego.
nubwo napfa nafungwa nanga Imana igira uko ingenzi imishe, ariko ubundi nitwakura abanyamuryango ntibaze kare baranjyana, ariko Imana ikora igitangaza arakira. Bari kuvuga Imana nayo nihebye ngo munsi kuwa gatanu nayo kuvuga tenge nacitse intege ariko nkagumya nkatabaza. nageze igihe bakaja ndagenda nkiherera ahantu, nkiherera hanze nkasohoka, nkiherera nkabwira Imana nti ntabara wite, waravuze ngo ijambo ryaravuze aho ntabaza ndagutabara, ngo nkwereke ibiruhije bikomeye utamenye. Ibiruhije ntamenya ni ibi ngibi birantunguye kuko baje batampamagaye, barantunguye. Baravuze ngo ntabaranya kuri iryo joro ahubwo boreka bari bo bamuzanye. Ubwo rero nanjye nkimubona hamara nk'iminota 30 akaba arahwereye, twamusengera kongera akaba arahwereye. Ngeze aho nje hanze mbwira Imana ntongera unyiyereke nk'uko wanyiyereka. Ubu si warantaye wize kubeshya ryari? Ndayibaza ikubwira ngo ijambo ijwi riraza rirambwira ngo haguruka wongera uje kumuramburaho ikiganza cyane. Ndahaguruka ndagenda ndamusengera, ariko kugira ngo maguruke nje hanze naragiye mbonye kari kwanga gahwera, ndagenda ndiryamisha ndaryama. Baranyakura banyakuye nkaceceka nk'uwasinzi, nkaceceka. Muramukazi wakambwira ati vesi byuka none hagiye kurangira, nkaceceka. None nawe ageze uwo murwayi aravuga ngo vesi we ngo nagungeho none uranyanze, ararira. Ngezeho ndasohoka ntabashubije, ndasohoka nje hanze nja kubaza Imana, kwavuzeho nta kuba kizacikira ahantu akaba kihacikiye, Mana mbigenze ne? Imana irambwira ngo genda wongera umurambureho ikiganza cyanjye, ngo ndamukijije. Ndagenda ndabikora, kuva ubwo nakwinjira ntabwo yongeye guhwera, ari ndagenda mu gitondo. Imana ndayishima. Ariko nawe wari watinya utatinya abantu umuntu ahwereye gatatu kane, wewe wabura gutinya. Twambaye inyama n'amaraso, naratinye muvandi. Agiwera ubwa mbere narakomeye, agiwera ubwa kabiri ndakomera, ubwa gatatu ubwa gatatu n'ubwa kane niho nagenda ifuruza ugahunga ujya kuryama. ndabitaza nja nkahariye nigirayo nanga umwanya hagati yanjye nawe, maze hasigaye bakankora ngo ntabwo uri kumva nkaceceka, ngo ntabwo uri kumva nkaceceka. Bageze aho nyuma mvuye hanze baravuga ngo waducecekanye nawe, ngo wari ugiye gutuma apfa. Ndababwira ntabwo nari nacecetse, ahubwo nari ndi gutabaza mu ijuru, nibyo mutari muzi. Kandi kuvuga uti banajye nagwa handafunga, nukuri. Ariko Imana ibirigaragaje iranyiyereka, narayishimye baje, narayishimye kandi no ku mugoroba nayishimye. Mbwira Imana ngo nongeye kukuramburira amaboko bundi busha. Ndavuga ngo Mana narakubonye ukiza umuntu yarwaye amaguru, ndakubona. Nkubona ukiza umuntu amaso yarahumye, nkubona uvugisha ikiragi ku kabyiniro. Je n'umupasiteri witwa Mondo twasengeye umuntu wabaye ikiragi, ari umwana umaze nk'imyaka 10 atavuga, itavuga 10 atavuga, aravuga. Baramutuzanira baba muturukanye Buganda, imyaka 10 twatumaze mu masengesho iminsi 3. Turamusengera aravuga, ava havuze. Bwa mbere yavuze nabi, ubwa kabiri aravuga neza, aravuga kuva ubwo kugeza ubu aravugaga. Buriya n'umwuzukuru wanjye bamuzanye amaze imyaka 5 atavuga, nta n'ikintu yavugaho na kimwe, nta no kuvuga ngo data. Ndavuga ngo ngiye kukurirana umusozi wa ndabirambiwe, nimvayo ntuvuge ntabwo nzongera gusenga Imana. Nuko yararwaye n'umwijima. Ndagenda bamuzanye ari kuwa gatandatu, kuwa kabiri nja kuri ndabirambiwe. Ndagenda nyitangira umusozi mbwira Imana ngo nkuzaniye Cyisa ngavuge, nkuzaniye Cyisa ngakira uyu mwijima, nta wundi ndogitera inkeneye uretse wowe niwe hururuka. Ndagenda nzengunuka 7, nkimara kuzengunuka hari umupasiteri witwa Mababa w'Inyabihu,
arambwira ngo umvuka Imana imbwiye irambwiye ngo umwana wazanye arwaye amaso irayakijije nindagushimye uwite. Arongera arambwira ngo ni ikiragi agiye kuvuga. Aratangira ako kanya avugiraho ngo mama. Arambwira ngo ma ndavuga nti ndakubonye bundi bushe. Nukuri. Maze ndaririmba ngo mperutse kukubona wongera ugaruke. Mperutse kukubona no kubarwayi mperutse kukubona wongera ugaruke. Mperutse kukubona wongera ugaruke. Maze umwana abagore turi kumwe baraseka barishima bative. Imana ishimwe ntabwo twaruhiye ubusa. Arakira. Ubu mwana aravugaga neza nta kibazo ku buryo niyo muhaye mama we ngo bavugana arambwiraga ati niwe siwe nti niwe ati munyereke neza nibariwe. Imana ishoboye byose ivugishaga ikiragi. Nukuri pe. Narayibonye rero. Urumaze imyaka 5 ari ikiragi akavuga, urumaze 10 nawe akavuga. Yego. Imana iri mu kazi. Iri mu kazi. Ngiye kukureka ubwo ujye gusengera abarishi. Yego. Sito. Reka utange nimero. Reka utange nimero ya telefone. Abantu bagukeneye bazaguhamagara. Noneho nkureke ujye gusengera abantu bagutegereje. Yego. Yego. Nomero yanje ni 078. Yego. 96. 95. Yego. 90. Yego. Kane. Iba no kuri WhatsApp. Yego. Sawa munyanganire dusoreza ugangwa ajye gusengera n'abandi bamutegereje tuzagaruka. Imana ibahe umugisha. Amen.